ugaceceka ukareba what the end ugategereza what the end sibyo se reka natwe dutegereze what the end y'ukuntu bizajya wariturije barabimubaza n'amagambo menshi abashaka kubivugaho nta bintu byinshi abashaka kubivugaho ahubwo urareba nyine ugategereza ukazareba bizagenda gute ibintu nyine uko mutegereje ko bizagenda nanjye niko mbitegereje buriya rero iyo wicecekeye abantu ibikorwa birivugira ubundi baravuga ngo ibikorwa birivugira bitewe n'ukuntu yita kuri nzovu asigaye ameze neza mu minsi yashize nzovu yakoze agisida amuba hafi amwitaho pe ku rwego rushoboka kandi na n'ubu aracyabikora rero ibikorwa bye biruta amagambo kandi ibyo ni iby'umuntu uba mu buzima bwuzuye iyo uvuga cyane nk'uyu bwejagura wagira ngo ni injangwe ntabyo abwejagura mu buzima ubundi ubuzima ni imvange ni umweru urabona ivu ubuzima ni ivu n'umweru n'umukara bigomba kuba nyine bivanze ntabwo ubuzima buzaba bwiza cyane nta nubwo bugomba kuba bubi cyane ariko iyo ubuzima bugiyemo hagati nibwo buba buryoshye ubwo rero nzabyakira ni uko nyine imana izaba yabigeneye nicyo kintu cyaba cyarakubayeho ku buryo uvuze ati nanjye abo twari turi kumwe twararekanye baragenda hari nk'umuntu waba warigeze gukoboreza ubuzima kondi biramagije ubonye nzovu agiye kuri Esther abaye umusitari ati nanjye nshaka gusitara weho gitaho kubeshya ngo ako kubera icyo abantu mwese muza mukiyobera nzovu ntabwo yakwemera nzovu ifitiye umwana uhiye umva uzi iyo ni imagine yawe kandi ukomeza wimagine gutyo twaje twabyumvikanye byumvikana kuri ndaya bomora gutyo mubyumvikana byahehe aho kubundi byo mubikura he twaje twumvikanye ko gushaka amafaranga muraza nyine mwumvikanye ko tugiye kubana yahanga humva ni ibinyoma mwafashe none ukumva ko abandi bose ari ibinyoma se ubunyoma ufite urumva ko n'abandi babufite nzovu ntiyakwemera yehe shyiramo agatege nanjye se ko mari nyuma y'imyaka umva iyo udatekereza ndahari naho nenda kujya akakubomora rero nge ndamukunda no kumbomora ni iby'agaciro kuri njyewe kugira ngo none ubyemere ni iby'agaciro kuri njyewe nzovu akunda abakobwa barebare abakobwa bareshya nkatwe rwose twicaye aha ntabwo rwose reka mba mu rugo ntabwo hubaka ibyo bintu utazigera unabyishuka ntabwo urugo hubaka n'icyo kintu avana ibyaho nzovu ntiyakwemera ukuzi ibyo ufite nshaka nzovu mayi utora mama ufite waraje utwikira kuri jitafu mubesha abanyarwanda urumva nanjye naje kubesha ntago mbesha nkaho narabeshye nyine birarya murutwa n'umuntu yatoragura mu muhanda gutya kavuga ati niba kwibomoza kuri nzovu kandi byose mwatwerekaga byose by'amavi no kugira gute no kuvanga murabana gukodesha amazu byose byari bitatu wakundiye nzovu ni mwiza yego aseka neza ubwo wambaza ngo hari umuntu waba warigeze kubura mu buzima bwawe nkanjye nta mama ngira kandi nagakwiye kuba mufite wenda yitabye Imana nta nubwo muzi ariko ubuzima bwarakomeje sibyo ntago ariko abo dukunda bose tubahorana tubahura n'abanyabo kuba abo bantu dutandukana gutya nubwo tuba twigira gutya hari igihe abo bantu tuba dufite abatari abacu n'Imana ibona ko tutazigera tubana utarakunda ngo ubabareho ubwo hanyuma njyewe wari ugiye kubaka naguze ibikoresho byo mu nzu nenda kwitegura kuba umugore ninjye utazi urukundo icyo ari cyo yego kandi undi mugore abyicayemo yego ukura y'amaboko niyo mpamvu ndi kukugira inama ukumva wewe utaha ubundi nzova bazasanga narabyiguriye genda wihome harye ubwo ninde mustar wundi mwaba mwajyana oya yagako nigiye kumeneka umutwe mabure wa mumotari mwaba mujyanye kabisa ukoze hasi unyubitse uwakwihera mabure nawe nzi kuba yakose kubiki mwebwe mu mutima wanjye kubyo kubera iki mu mitira muri umutima wanjye none umusitari buri muntu agera niba ari uko bizaba ngo no kwande hari buri muntu agira uko ahitamo bura mu rukundo agira buri muntu agira uko ahitamo kano kantu motari mabure kajyana nande kajyana nande buriya motari nawe byajyana kubera iki wewe ibyo n'ibitekerezo byawe rero ibyanjye witekerezo oya murekaraza kucara abitekerezeho ahantu wenyine aza ko ati n'abajova nisi yambye akantu k'ubwenge ahubwo kacaka makabaraga nakubwiye ko mubansine gitari none se wenda nabona gucinege kuraje kuri nzovu bone chance uzabigenzura nta kubiye kibinda kandi bizakunda kandi bizakunda nambweta natwereke n'imano yindi afite tunasanzwe uzi kuririmba twanabwiye Element akagutera inkunga akagushyira mu studio kubiki se bitazakunda
ubundi ikibazo kirimo kubera kitazakunda wamugiriye inama we gutya mubana. Yes, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana hamwe mwakoze subscribe kuri IM Irakiza Media TV. Mushimira abo wakoze subscribe, reka nkubwire ni amafufu amafaranga agufurebe. Nge muri kumva inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wa Dani Gitatere cya Mutabazi, rutarimba n'ibinyoma, intore idatoragura amayogi. Ngarukanye rero n'abajene ariko ngo muri abajene tururubyiruko cyose tururubyiruko turabajene muri abajene turacyari urubyiruko nyine cyangwa inkumi turi abagore. Muri abagore wowe uri iki? Ngende umugore. Wowe uri iki? Ngende umukobwa. Ntago ndebera umukobwa. Ibyo se ongera urebe ntago umugore wese harya bajya babivuga gute? Umukobwa wese yaba umugore ariko umugore wese ni yaba umukobwa. Uri kumva? Nuko rero siko numva ngo umugore wese yabiki ntaga byumvishe rega buri. Umukobwa wese yaba umugore ariko umugore wese ni yaba umukobwa. Fanta bari iki? Inuzi shami. Abari abafite inyota biterwa n'iki umuntu akunda. Oya ngo umuntu angabiye Fanta ngabaga ari isugi. Yego sugi muri uru Rwanda ntaroki. Hano mu Rwanda se urayihashakira. Reka uramba bari kwita umukobwa. Ariko nanone ntabwo ni isugi ni umukobwa utaratandaraza ngo banyare muri zimbo. Ariko ntabwo nanone uramusuzuma. Uvuze ngo nemereye kuvuga ibyo nemereye. Navuze ko ndi umukobwa. Nakubwiye ko ndi umukobwa. Ntago ndi abakobwa bose ni amasugi. Kuba umukobwa bisaba kuba isugi cyane. Yego sha izo nirenge zanyu rwose ugijejeje imyaka 20-25 akiri isugi. Izo nirenge zanyu ibyo bindi rero byo kwivugisha ngo urabona barayiza ngo uruwanzovu iyo ndajyana agafuka ni isugi. Yirebe nyine yirebe neza. Barana ko we no mugore wa Nzovu. Nzovu ntabwo yakunda umukobwa usurya entre Nzovu akunda abana bacanye b'inzobe. Urajya kuzana icyo gikaranguru ntiyakwemera maye toro mama wamufite umva mugiye kubana icya mbere ntago nashashe wabaye toro bakusha yewe Nzovu ko ari Nzovu ni best friend wanjye ni inshuti yanjye. Ako se abantu bose muri best ku rwego rwo kuvuga ngo ngiye gukundana nawe ntiyananireta ariko rwose ntabwo yakwemera kuko mimba akunda inzobe ntabwo uri mu nzobe ntabwo uri mu nzobe rwose sibyo ko wisize ariko ntabwo uri inzobe ntabwo uri inzobe ako yakurongora akaguta nk'abandi ngo rero ari kwigiranye na Delphine si babanye. Wari wamubona ari biganiro bingahe bakoranye uwo musambanya nawe rero waba umusambanya we ugatumuka. Ibyo bitwaye iki serega y'ukunda umuntu ukora buri kimwe hari icyo bitwaye. Igituma mbitsazanyije uri inshuti ya Nzovu ukaba n'inshuti y'umugore we. Ese bose bari kuri rugamba ngo ndi inshuti zabo ariko mana murahinda. Tujya tukubona ku mbuga hose muri kumwe namugira inama cyane we wanicaranye n'umugore we Diane sibyo wowe ndagira ngo byibura hano kuri IM Irakiza Media TV ubanze byibura umurebe nungu yaraje kuri kamera ndabicazanya baraganira aramubwira ati wowe n'ubundi ati Diane niyo byakwanga ati nta kibazo zawo wa kabiri ntago bishoboka. Ako se urinda uhakanira umuntu ntago yewe ako sha muragenda mukwipakira amazi mu mutwe urinda uhakanira umuntu ndetse niba warazanye uburozi cyangwa se reka ngugira inama isige mu korogo wenda oya uko ndi birampagije uko ndi ariko uzambona imyaka myinshi imeze gutya ntabwira we yakibwiye ndetse banza kubwira ariko oya uko ndi birampagije ubonye Nzovu agiye kuri Esther abaye umustar nanjye nshaka gusitara weho jitako kubeshya ngo ako kubera icyo abantu mwese muza mukiyobera ntabwo yakwemera Nzovu ifitiye umwana uhiye umva uzi iyo ni imagine yawe kandi ukomeza wimagine gutyo twaje twabyumvikanye byumvikana kuri ndaya bomora gutyo mubyumvikana byahehe aho kubundi byo mubikura he twaje twumvikanye ko gushaka amafaranga muraza nyine mwumvikanye ko tugiye kubana yahanga humva ni ibinyoma mwafashe none ukumva ko abandi bose ari ibinyoma se ubunyoma ufite urumva ko n'abandi babufite Nzovu ntiyakwemera shyiramo agatege nanjye se ko mari nyuma y'imyaka umva iyo udatekereza ndahari naho nenda kujya
ubwo uri kumureba ukamugira iyihe nama nishari naho se yakugira iyihe nama yiyegereza mikoro inama namugirira social media irimo amafaranga nta shyari namugirira ahubwo we niyishakira ibiceri ariko areke kuvuga ngo ngazabana na Nzovu kube ego ko ahubwo mbabara n'ujya kuvuga iryo jambo ni nko gufata amazi ukayavanga n'amavuta wari wabona ibyo bintu byivanze amazi n'amavuta biterwa n'uwabivanze uburyo yabivanze kuko ibyo ari byo byose hari ukuntu ugerageza ayinya Nzovu ntiyagukunda rwose icyo cyo ndakikubwira cyakoze nawe nimba ari ukubomora yakubomora akakubomora rero nge ndamukunda no kumbomora ni iby'agaciro kuri njyewe kugira ngo noneho ubyemere ni iby'agaciro kuri njyewe Nzovu akunda abakobwa barebare abakobwa bareshya nkatwe rwose twicaye aha ntabwo rwose reka mba mu rugo ntabwo hubaka ibyo bintu utazigera unabyishuka ntabwo urugo rwubaka n'icyo kintu ibyo aho Nzovu ntiyakwemera ukuzi ibyo ufite nshaka Nzovu mayi ubutora mama ufite waraje utwikira kuri jitafu mubesha abanyarwanda urumva nanjye naje kubesha ntabwo mbeshya nkaho narabeshye nyine birarya iyo ugize amahirwe ngaho nyumvira n'ubutubuzi mwaraze guko mwaraze jya ubyuka mu gitondo uza wicara ntabwo wumva kuzi ko watuburiye abantu noneho njyewe w'ibyanyabyo uzi ko bitazakunda ibya Nzovu byo karaba umva sineze gukaraba watuburiye abantu birakunda rero nanjye noneho njye ntabwo ndi umutubuzi n'ibyanyabyo hamwe rero ubuzi ngo wabufashe yawe umva cyangwa ubona wese ararekuye ukagira ngo n'abandi bazarekwe hari uza afite gahunda nta kibazo nabwiye ko azajya ajya hose wabyumvise uzi no kwisiga azajya hose kwisiga agatiro ukagira ngo yibaze nyine oya ntukajye tukajya twigeranya n'akabero n'agatuta yego ntiwaburi nakubwiye ngo uko ndi birampagije nta mavuta menshi nkeneye Nzovu muveho murekere umugore we ntabwo muvuyeho ntabwo ari wowe mu burenganzira bwo kumureka wose wakoze iki nta burenganzira usaba bwo kumureka cyane ko noneho kugira ngo nkwerurire we nambwira ko noneho atanankunda njye nzamukunda ku kibi no kukiza nzamukunda ku kibi no kukiza kugira ngo wemere ko biri ibyanyabyo wambaze nawe yewe umva noneho ibyo bintu ndabizi ko nzabibwirwa n'abantu barenze nkawe 500 benshi rero mana yanjye cyakoze ikintu cyambonye ufite wenda uzi kuganira wavuga ukajya ubona akazi ibyo byo nayo ibyanze byo kurayo muhakanira abana icyambere inama Nzovu n'ibyanga bizagende gute Nzovu n'ibyanga ntabwo bisa yindese wowe ushira akadomo ku buzima bw'umuntu ntabwo ushira akadomo ku buzima bw'umuntu ntabwo uri imana shaya ntabwo uzi ko naje niyo mpamvu nzagenda utazi uko nagiye uri kumva uzi gukina filime ndakwiyamye uzi gukina wimenyera kuri urwo rwego ariko wimenyera kuri urwo rwego ariko wimenyera aho ngaho uri murambaza nawe uri gukorera amafaranga nkatwe ibyo ngibyo birafasha icyo abantu wikorera amafaranga bya Nzovu rwose ntabwo ari uwawe rero tuza wanjye akora inshuti yanjye yego he's my best ba best biki gihe taro muri indyarya nyuma y'abandi bose mamurutwa n'umuntu yatoragura mu muhanda gutya kavuga ati nibura kwibomoza kuri Nzovu si icyanjye se ni icyanjye ntabwo nyigutiraho stop rero ariko noneho madamu Gitafu noneho arangije Nzovu ntabwo yagukunda umva natanankunda urabona ari inzobe yakayimo umurikira niyo umuriro wabura aho umuriro ubuze ibyo byose ntabwo ibaza ko ibyo byose ntabyo mbona umuriro ubuze wakora iki ibyo byose ntabyo mbona ushyizemo ntabwo kari ngombwa ngo umuriro ubuze yakora hari inzobe yakayimo umuriro wabuze kandi umuriro ubuze wakora iki kandi ibyo byose ntabyo mbona ntabwo mbibona pe ako rero Nzovu tunamushimire hafite abakobwa benshi ari kuzamura Imana imuhe n'umugisha ako ngako ntako karamaze icyo cyo ntabwo gihagije n'ibyanga wavuga ati mfite n'Imana yo kuririmba cyangwa yo gukina filime ako se ntabwo bizanga wewe nawe uko utazi uko naje ni nako utazancira waho hiherezo ku buzima bwanjye ngende ndirimbira nk'akaririmbo kamwe unezeza umutima wanjye akarimbo watura Nzovu unezeza umutima mitamwa ko tutatujya gushaka element kugira ngo wese wagiye ko nawe mbona urindushya inkange ngerera amana mfite kuririmba ngabanye izo renga ako ndirimbira akaririmbo kugira ngo wowe muririmbire
mana yanjye ariko noneho nusubuze byose ubuze nzovu n'ibyanga uzakora iki yego ye kuko wanze kuguma mu cyaro iwanyu ngo ubuhinga ukabuja i Kigali nta mirimo nahakubwiye aryo turuka ririya ni Rukurindo ibaze nyine ibyo byo bibiri ujye ucyubaha aryo wajije kureba Gitafu uturutse he ngese ko Gitafu twari tunaturanye mwari munaturanye none se urumva wowe uri kumugaya twese turabana ba Kicukiro mwese muraba Kicukiro none ubwo uwakunze undi nta buryarya ninde hagati aho ngaho ngese nigeze mvuga ko ubundi twakundanye ariko aje uvuga ngo ushaka kubana na Nzovu umva nongere mbisubiremo Nzovu ndamukunda nifuza mu bundi buzima burebure burenze ubu ngubu imagine aha ngaha uko waseka kose rero umva iyo uri guseka nta kintu babimbwiye iyo mishugujugu yose nzahura nayo nyinshi wowe rero umwe ntacyo wantwara njye ntacyo ngo utwaye nakubwira nyuma y'ibyo byose byanze ufite iyihe mpano yindi uzatwereka nk'abanyarwanda twamaze kukumenya wakihereye ko mbana nawe urindushya inkange ariko nawe nibura nawe wimera nkaho uri guhangana subiza ntago mushubije kuko ari kumbaza nkandese ari gushaka amafaranga nkange ngo musubize ntago mushubije njye nsubiza nk'umuntu turi kuganira nukenera ko tuganira n'ubwa mbere twahuye uza kumvugisha inyuma ya kamera uri kunyumva no imbere kuri IM wicaye hano uri gukora iki nimba utari busubize ibyo nanjye numbaza nkandi nanjye mbaza ndagusubiza nta kintu nkuziho okay ntago nshaka ko tuganira urabikora iki urabikora iki urukutahe nahase wanyicaje hano Madame Nzovista ntago wanyicaje cyangwa za kuri iminsi muri kunduhura umutwe rega n'ubundi turabaganga bavura abantu benshi harya uruwakange nawe waje mu mihanda ushaka njyewe nta mugabo naje nshaka umugabo wanjye twarazanye nyine biragaragara ni nawe wamamagaye ukubyumva neza ambwa ati ngwino nkwereka ukuntu dukorera amafaranga aranabizi nubwo ngiye na Gitafu twageze dusezerana ngo twadutoje mu bintu by'urukundo urabona ngo reka njyewe wanjye rero naje kumwishakira mbaze Madame Gitafu mu by'ukuri biriya bintu byose mwatwerekaga kuko n'ubwa mbere ngutume hano kuri IM ibintu byose mwatwerekaga byose by'amavi no kugira gute no kuvuga ngo murabana gukodesha amazu byose byari twebwe ngo turabana twese tuvuga ngo na Gitafu turabana n'ikiganiro twigeze dukora tuvuga ko njye nawe tubana hanyuma se umuntu bateranye ivi bisobanura iki kubana ivi se nyumvira injiji rose ivi no kwita ubana n'umuntu ariko nibura biba bigaragaza ko ari ikintu kizavamo amafu mugani babatere biba bigaragaza ko ari ikintu kizavamo ivi bashobora kuri gutera bakanakwanga ubwo barakwanze cyangwa Gitafu niwe wamwanze yarambenze ubu nk'ubu mwari n'umukobwa ubu hafite kuzaza undi musore akahita kujyana umurenge nta kibazo hari ikibazo se cyane ahubwo ari he ubu urumva ushaka undi musore oya njye nta rukundo nkeneye ariko abaye mbaye ndufite cyangwa abaye yaza twabana kuko ntabwo Gitafu nye nawe twasezeranye nta nubwo murana abana wapi mbese nuvuga ngo ni inshuti yanjye ni inshuti yawe nawe arabizi magara no mu maraso no mu mutima nateze kwibagira nawe uramuzi ibaze turaziranye ariko burya bya bintu byose mutubwira kuva 2018 iyo myaka ni myinshi ubuziranye n'umuntu so na karindwi yibare nawe bare 2017 ugeze uyu munsi ugeze 2026 ntago tuzizi kuko turabara wenda igihe twababonaniye turagira mu mutwe tuzi ngo barakunda ninde wabaragiye mwebwe waradusuye iwacu usanga turabana hari ibimenyetso reka byigaragaza none niyo mpamvu buri guca abantu intege ukumva ko ibyo wakoze n'undi mukobwa mugenzi wawe yabikora niyo mpamvu ni wanci intege kubera wakoze ibinyoma urumva n'abandi bakora ibinyoma ntago nkora ibinyoma ntago nkora ibinyoma Nzovu ntago yakwemera nakubwiye ngo ubunyoma ufite n'ubukiremo Nzovu ntago ajya akunda abakobwa bikara yego ko azajya ajya hose wabyumva nyine azajya kurya nk'uko n'abandi yabarya hari ikibazo nta kibazo none se urukundo ni urukundo ni ukugira ngo wowe gushaka kuribwa gusa hari apfa kuba naramukunda nimba nayishimye afazari ko nanjye nishimye uri kubyumva cyo nicyo bita urukundo rwanyabyo pana urwanyu rwa pirate gusa urwo n'urukundo ngo aze kurya agenda abandi bashaka kuba ariko yaba yarakundiye Nzovu natubwire ibintu bitatu njye yambwe ko atansubiza ahubwo we huramubajije nk'umutumirwa wanjye ibintu bitatu wakundiye Nzovu ni mwiza aseka neza kandi agira urukundo ku bantu benshi wabyumvise harahabeshye wowe nka besto wavuze
ntacyo abeshya ni mwiza agira urukundo ariko ikintu ubwe ni igiki ni mwiza aseka neza mwese nagaseka neza kwa ko mbona ubivuga nkaho bifitemo ikibazo nta kibazo mbifitemo aseka neza pe hanyuma se Madamu Gitaf nawe wenda tugaruke he nagakiri madamu hari bino bintu mu bitandukanye banyarwanda ntagakiri madamu kunandukanya nawe ntabwo byivugiye ko mwaje mubesha abanyarwanda ntabwo ukiri madamu abaki ubesha abanyarwanda uravuga ngo n'abanyarwanda uko biri kose uri kumva icyo nshaka kuvuga umaze kubabesha uravuga ngo mwaje mushaka ibiceri bivuze ngo ibyo biceri byanyu ntabwo mukiri umugore n'umugabo mwatuburiye abanyarwanda ubu ntabwo ushaka ariko turi abagore n'abagabo kandi mutari byo ntabwo muri byo murabeshya ntabwo muri byo ntabwo muri byo sawa ibyo kuvuga ngo Madamu Gitaf ntabwo akiri madamu yavuze ko barabeshya tuvuga Madamu Nzovu oya nitwa Liliane Madamu Nzovu Liliane nako karamaze rego ko uzi ukuntu ari keza yes nibyo nenge kukwibariza wewe negeze kubona ikiganiro akenshi na kenshi si rimwe si kabiri si gatatu si kane ni kenshi ukorana na Diane wowe nkawe mwicarana mukagorana ikiganiro mukarebana n'inyuma ya kamera irabyibura nk'utuntu nkatungaye umbwira uvuga uti mu by'ukuri uko mbona Diane na Nzovu bimeze gutya hari igihe twagiye wanda wasanga ari pranka cyangwa se atari pranka wowe mbera nk'intumwe uvuga uti narahageze Vuga. none ibyo cyangwa ntabwo ari byo ndagusubiza mu ijambo rimwe ngewe uko mbibona nibyo barakundana bazana abantu bazaba ku bana kwabo ngewe ntago bindeba bazabane cyangwa bazabireke uko mubitegereje nanjye niko mbitegereje nawe mbere mu mutima wabo sinzi ngo bazabana ryari ariko ikiri cyo nuko bakundana yacu kandi rwa rukundo rw'uko bazabana cyangwa se n'ubundi mugani wawe bakaba Rega Diane nagabwejagura cyane nk'uyu nguyu ufite induru. Kabwejagura wenyine. Aho ngaho. Yego. Ibyo rero buriya iyo umuntu ucecetse aba afite ibintu byinshi kandi bibuka ngo niwe gubura ngeso. Kandi nimba avuga ati ngewe Nzovu ndamukunda tuzabana akaba atari wa mukobwa bahuye ngo bahite bagira ibyo bakora nk'uko agenda yahura n'umuntu bwa mbere akaba aramubomboye. Rero ubona ko ari umuntu ufite gahunda mu byose babirebera gute hari indorogoma ipima umutima w'umuntu. Hari indorogoma ipima umutima w'umuntu. Arakanavuze ngo uravuze ngo ahora atuye. Ngarito eko ye. Aravuga ati gubuka ngoyi. Niwe gubura ngeso ibyo kandi mukajya mubivuga. Yego sha. Ngo rwibura ngoyi niwe rwubura ngeso. Ibyo ngibyo nagarugo byubaka mu rugo sha babarira. Gubura ngeso. Ariko urabizi neza ko amagambo menshi abekenshi abantu bakunda kugira amagambo menshi kurusha ibikorwa biba bike kurusha amagambo. Si bizi neza ko ibyo bintu bibaho. Ahubwo wowe uraceceka ukareba what the end. Ugategereza what the end. Si byose? Reka natwe dutegereze what the end y'ukuntu bizajya. Wariturije barabimubaza n'amagambo menshi abashaka kubivugaho. Nta bintu byinshi abashaka kubivugaho. Ahubwo urareba nyine ugategereza ukazareba bizagenda gute ibintu nyine uko mutegereje ko bizagenda nanjye niko mbitegereje. Buriya rero iyo wicecekeye abantu ibikorwa birivugira. Ubundi baravuga ngo ibikorwa birivugira. Bitewe n'ukuntu yita kuri Nzovu asigaye ameze neza. Mu minsi yashize Nzovu yakoze agisida amuba hafi amwitaho pe ku rwego rushoboka kandi na n'ubu aracyabikora. Rero ibikorwa bye biruta amagambo kandi ibyo ni ibyo umuntu uba mu buzima bwuzuye. Iyo uvuga cyane nk'uyu bwejagura wagira ngo ni injangwe ntabyo abwejagura. None se hari abantu ujya wumva nawe ndabizi ukora social media cyane ufite WhatsApp hari abantu ujya ubona bamurwanya barwanya urukundo rwawe wowe urababwira iki kuri icyo nababwira bo nibategereze barebe tu ibizaba nibategereze barebe kandi njye nawe njya nkunda cyane kwinjira mu bintu by'abantu bakundana nyine ngewe ndategereje nzareba what the end zarangira bite. Hirya no hino bavuga atari uyu musaza yaba agiye kubabara none bwa kabiri. Nta muntu azababara ariko ukimutegereza ko azababara ntago azababara. Buki wundi mu mutekerezo y'ibintu bibi gusa hazabaho ibyiza. N'ababara uyu ngo azamubabara abagore baracyahari baracyatonze sheni kuri Nzovu cyane rwose ntago azababara kuki murindira akababara ntago azababara. Uyu nguyu aje kumuhoza ngo amarira. Yego ye
kandi inzovu yarivugiye ati ngenda nabatunga ari ikiganiro nabakoresheje bwa mbere aravuga ati njyewe ujye gomeza ashagarare mu mutwe ntabwo uzaho ikibuga kigeze bakabatunga ari babiri nta kibazo abaye abishoboye nta kibazo undi akamujyana Kicukiro yarabishoboye abaye abishoboye ntarimo none se n'umwanya n'igihe n'abo bagore babyemeye nta kintu byaba bitwaye wabambarira pe hari ikibazo nabutaha reka mbariza abaviyubazi wanjye nkamwe ntawe wirirwana nabo rimwe na rimwe ntabwo mvuze ko mubana ariko se witegura ute biriya birori urabona iriya foto imeze ite hagati ya ikanzu nzayitumiza Dubai ntabwo nzayambarira mu Rwanda izaza mu ndege nkundira abakene murota mujye shawe se ko doye bwa mbere bikofi yanjye uko ihagaze inshuti yanjye oya nagawe uvuga utuje ndabibona wituje ibyo abantu bose tubona ntabwo tuvuga ko ari ibyabo njye nakubwiye ngo ikanzu nzayitumiza Dubai kameze urote nyine nzayitumiza yiki turamutse tubonye ifoto tukabona iriya foto ivuga ati yewe Diane na Nzovu ntabwo bakiri kumwe iyo foto nk'umuntu ariko se ko mubiteganya gutyo mwibiteganya gutyo wayakira ute oya nimukanabiteganya gutyo nabyakira nk'uko ibindi byose byakiriwe nusungeye wabo twakundanye bose turacyari kumwe kuko niyakiriye ni nako nabo nabyakira mu buzima ubundi ubuzima ni imvange ni umweru urabona ivu ubuzima ni ivu n'umweru n'umukara bigomba kuba nyine bivanze ntabwo ubuzima buzaba bwiza cyane nta nubwo bugomba kuba bubi cyane ariko iyo ubuzima bugiyemo hagati nibwo buba buryoshye ubwo rero nzabyakira ni uko nyine Imana izaba yabigeneye nicyo kintu cyaba cyarakubayeho ku buryo uvuze ati nanjye abo twari turi kumwe twararekanye baragenda hari nk'umuntu waba warigeze gukoboreza ubuzima ubwo wambaza ngo hari umuntu waba warigeze kubura mu buzima bwawe nkanjye nta mama ngira kandi nagakwiye kuba mufite wenda yitabye Imana nta nubwo muzi ariko ubuzima bwarakomeje sibyo ntabwo ariko abo dukunda bose tubahorana ni ukuvuga ngo njye ngiye ku ruhande rw'umusore hari umusore waba warigeze kukubabazaho kumbabaza nawe ariko we hari uwo wababaje nawe ntabwo yabimenya twabivuyemo twese tubishaka iyo ukundanye n'umusore umara igihe kingana iki muri kumwe ntabwo aba birimo kuko mbiba muvamo mubishaka ntabyo muba muri kumwe si ubundi ngenge nkunda naharya abanyarwanda we mutabariza inkundo z'iyi minsi pe twese dukundana imyaka myinshi njye rero mpita numva ntazi ibintu ndimo ndarambirwa nkabivamo ni ukuvuga ngo ujye utindanye n'umusore mukundana hari imico nyine ntajya ashobora kwihanganira wese ko ukibibwira ko iyo mico aba ari mibi kuri mugenzi wawe weho ubwirwa n'iki ko iyo imico yawe itamubangamiye yewe uwo muhungu si twapfukira twakundanye ari umutipe witonda ubona ko afite viziyo ubona ko afite intego amaze kubona amafaranga menshi pe ku myaka ye n'ibikorwa yari amaze kugeraho atangira kujya asinda atangira kujya yiga kujya anywa inzoga nyinshi cyane kandi mbere y'inyweraga nka egize ebyiri gusa agahita yitahira ubona ko nyine ari umuntu uri poze atangira rero sinkunda umuntu usinda pe sinkunda umuntu usinda wapi rwose twagipfa sinkunda umuntu w'amayoga menshi oya ninywera fanta Imana ishimwe ko butazinywa urumva ntago bijya bibaho wigeze unywa inzoga oya wigeze ukundaho n'umusore unywa inzoga mwamana igihe kingana iki igihe kingana iki kinini cyane reka njyewe kuba unywa inzoga ntaho bihuriye n'urukundo mba nkukunda njyewe mbaye nkukunda natuma ureka izo nzoga bya nyabyo ukagenda unywa nkeya nkazakira nyine ugenda umugabanyirizaho mimba yaranywaga nyinshi akarara muri kabari ugomba no kumutoza akazajya azinywa ntarare muri kabari umuntu ashaka guhembwa akazasubira mu kazi amafaranga yashize hari abantu babayeho gutyo we amafaranga yaba yafite akumva ari kumurya atayasindiye noneho si na wa muntu ujya no mu bagore akaba yicaye ari mu kabari ati baguhe usanze abantu mu kabari nta gahunda mufitanye utangiye kubagurira kugira ngo nyine ubiyemereho to weho mama uri kumwe ntacyo umumariye cyangwa wenda umaze gusinda wumva ko amafaranga uyatagaguza mu kabari umaze iminsi 3 mu kabari umuntu w'umusore ukora ufite akazi muzima umaze iminsi 3 mu kabari uri kunywa amafaranga gusa ngo 500 400 none se uwo musore wanywaga inzoga ujya gutandukana ko mwamana igihe kinini mwapfuye iki gihe kintu twapfuye izi kintu ngiye napfuye nawe
naramukundaga nawe ankunda ariko abasore nyine bagira amacenga menshi nshobora kuba naramukunze rwa rukundo nge ubwo nabonaga yari scam ntago rwari kuko naramukunze dupanga ibintu byose byo kubana n'ibikoresho byo mu nzu byose turabigura n'igihe cyo kujya kubaka kiragera umunsi wo kujya kubaka akuraho telefoni ayishubijeho arambwira ngo yarashatse urumva ngewe byaguhaye irihe somo yamaye isomo byo ntabwo nakizera umugabo gutyo ibyo mbwiye mbitekerezaho kabiri uri kumwizera waramutse bigukoze gutyo ntabwo azabinkora umusore amwizera n'uwe ntabwo azabinkora njye bituma nimbakije aho nkane kubariza aba viewers banje ndagira ngo tunasoza ni ikihe cyizere uri kuba n'irindagira ry'ubwonko uvuze ngo urukundo n'irindagira ry'ubwonko njye nta muntu nzongera gukundana nawe ariko abantu bagira urukundo ntabwo abantu bose gushaka ubwo nzajya muri gahunda zo kuvuga ngo ngiye gukundana ariko kuri iyi myaka yanjye usibye kuba bandya gusa ntabwo yaba nkunze ni ugukundana n'umuntu akirirwa kurya ejo mugatandukana ugakundana n'undi akakurya ni izo drama tu ahubwo ubayeho uri singo nibyo bintu biryoshye kurusha ibindi ukamenya ngo ninumva ngejeje ya myaka yo gushaka umugabo ntaribi azanjye ukwezi kumwe byibuze akiramago nkubaza ikibazo yego nta kibazo sheri wawe urasenga cyane ubaye usenga ntabwo wakabaye uvuga ko urukundo rutabaho urukundo rubaho kandi abantu bahura n'abanyabo kuba abo bantu dutandukana gutya nubwo tuba twigira gutya hari igihe abo bantu tuba dufite abatari abacu n'Imana ibona ko tutazigera tubana utarakunda ngo ubabareho wumva ubwo hanyuma ngewe wari ugiye kubaka naguze ibikoresho byo mu nzu nenda kwitegura kuba umugore ninjye utazi urukundo icyo ari yego kandi undi mugore abyicayemo yego ukurayo amaboko niyo mpamvu ndi kukugira inama ukumva wowe utaha ubundi nzova bazasanga narabyiguriye genda wihome harye ubwo ninde musitari wundi mwaba mwajyana oya yego ngiye kumeneka umutwe mabure wa mumotari mwaba mujyanye kabisa ukoze hasi unyubitse uwakwihera mabure nawe nzi kubera ko se kubiki mwebwe mu mutima wanjye kubyo kubera iki mu mitiramo muri umutima wanjye none umusitari buri muntu agera niba ari uko bizaba ngo no kwande hari buri muntu agira uko ahitamo mu rukundo agira buri muntu agira uko ahitamo kano kantu motari mabure kajyana nande kajyana nande buriya motari nawe byajyana kubera iki wowe ibyo n'ibitekerezo byawe rero ibyanjye witeze oya mureka araza kwicara abitekerezeho ahantu wenyine aza kuba ati n'abajova n'isi yambwiye akantu k'ubwenge ahubwo kacaka akabaraga nakubwiye ko mu bansine gitari none se wenda dusoze ntabwo nagucinege kuraje kuri inzovu mbone bidakunda uzabigenzura nta kubiyete ibintu kandi bizakunda kandi bizakunda nabwo atanatwereke n'impano yindi afite tunasanzwe uzi kuririmba twanabwiye Element akagutera inkunga akagushyira mu gasitidiyo kubiki se bitazakunda ubundi ikibazo kirimo kubera iki bitazakunda wamugiriye inama we gutya mubana mbana nande ninde wagira indi nama ubundi twese gutya nta numwe wayigira undi nawe pe nese ngenjeho mbese ntabwo njya mbese wamugira inama nawe ntiyayingira ubwo mvuze ngo ntago mwabana oya ntago ubwo tubana nyine ni kwa kundi kw'iyi minsi turyaryane buri muntu akora ize n'undi akora ize duhure buri muntu aryama niba ari umunsi wo kwishyura inzu gusa twaba tubana twabana tutaganira kuganira no kuba undi yagira indi nama ibintu bibiri bitandukanye nawe ushaka kuza kugisha inama ufite ibikomere byawe ufite nanjye mfite ibyanjye urumva se wamfashe abantu babiri babana nta bikomere mfite ahubwo wowe ubwo wowe muri make ntabwo uzi kubana n'abantu nose umuntu mwabana gute mutagirana inama mu nzu umuntu mubana mu nzu wowe ntabwo utazi kubana n'abantu uruhande rwanjye ntabwo byashoboka ubwo naryo ndi gucishijemo rigomeza yego ntabwo wabana n'umuntu mu nzu mutaganira mutagirana inama muri abakobwa nakubwiye ngo tubana yaba ari kwa kundi none se uri kubana n'umuntu muryarya ntabwo mugirana inama reka ntabwo ushaka kujya kubana n'umuntu mu nzu butabanje kubaho inshuti gakeya ubucuti bwose burangira gute hari igihe burangira nabi wowe ntabwo uzi kubana n'abantu wowe se urinde ubigena uri imana ntabwo uri nanjye nk'umunyamakuru utarimbanira inyoma inkuru idatoragura amayigi aho gutoragura amayigi najye kuririmba buriya nanjye ndabona buriya waza kubariza nka motari kuko urabizi reka kuvuga ngo niyifatire abandi basitara akomeza azamuka nka buriya motari byabarisa kuko afite na moto hiti yo mu Rwanda ntabwo igira inzu umwaka hiti yo mu Rwanda wayifashe
Urya umwaka 2 hari igihe uzima rwose ukazima ukibagirana ariko kugira ngo utazima bisaba kugira ngo uruhango dushya nk'ubu wakihoma kuri motari agakomeza uko ari nawe rega mwaba muri kuzamurana kwa kuko muba mubonye inkuru abanyamakuru basaba kugira ngo babamurike ku bitangaza kungira inama kuri Nzovu sinaje nje kugushaka nkuko ntaje gushaka Gitafu rero umva mugomba kubitana nkuko ntazamutse mvuga Gitafu aho mujye muhagera mushireho akadomo ahubwo ubwo yuza kumenya wenda ukafata Gitafu wamuhaye Gitafu sabasha nawe nemeye uwo kwemera kandi ahari no Gitafu yamwe nkunda umva abanyarwanda ngiye nkunda Nzovu nabo byajya burimo kandi biri se Gitafu rero yamuhora icyo mwanze nago shasi mbizi kureba mu mutima w'umuntu ariko nta kintu yamuhora kano kana karimo nkaguruka unyereke ko ndeba ufite inyuma hazima aguruka ririya nyereka 36 ariko 36 bebe 36 siko hagurutse sikureba n'umuntu usuzugura arinde uyu nguyu ari ubivuga reka kugira ngo nawe yabivuze mwuba ntago ari ubaye unamushimira uzamushimira undi umeze nkawe Okay, dusoza mugira inama namugira we mwana w'umukobwa sibyo nashyira agapira hasi Nzovu nta kintu ndi kubonamo kabisa ahubwo wowe shakisha ukuntu wibonera ibiceri nta mutima mubi nibyo mandi kukubwira byose pe nta mutima mubi ngewe mba mbifitemo ntago naguca intege nimba unamukunda komereza ibyo ni ibyawe sinzi impamvu ituma umukunda nagukunda sava bizaba byiza mukundane ariko byibuze ukomeze ushakisha ikindi kintu nyine kiratuma ukomeza kuba trend urakoze mabosha none muri social media n'ibyanga uramubona muyihe foto yajya nko gukora akazi ko mu rugo cyangwa se bimbwira iki se nana kimwe nana kimwe sumitiyemo oya hari ikintu mujye umuntu nagusuzugura mwicaranye uburande no akandi kazi tujya tubaseriye mu bintu mukazana uburyarya ahubwo nabo bagapfa kubura akazi k'umuseriveri bwo mu kabari ntabwo kabura iki cyo nikikwereka nyine umuntu tutayagira twakabura ahubwo wowe rero ufunze mu mutwe nabizi brage akazi ko mu rugo wagakora akazi ko mu kabari nikajya kabura ko kuba umuseriveri wagakora wenda wambwira section wize tukumva ko nabyo ari domaine yawe wakora wize iki urinde ariko wewe nakubwiye ngo ukibonye ko nkwiye nicyo nkwiye nta bindi nta kindi cyo nshaka kuvuga kuri ibyo bintu okay none dusoze wenda yakugirira nayo media niba byanze nakora akazi ko mu rugo nta nimwe zikora tuzi two mu rugo uhembwa 500 yego ko nda 500 turahari nta kazi kabi kuba umva warize ukabuza icyo gukora nago ngusuzuguye nanjye nago waba umuseriveri mu kabari sibyo ndabona mu byukuri wacuruza imboga ari kumugira inama kandi hari gihe bintu byanga we multiply the source of income isi kintu ndimo cyanze hari akandi kantu byibuze ku ruhande kamfasha kubaho ko navuye mu cyaro ko waje kera ukora iki nzasara yari komeze ko waje kera ukora iki bitari hano yes itubize bivuge si yaje kera muri kizigenda mubona ntago ari ngombwa ko ugakora amanywa nijoro nyine akora amanywa nijoro ugakora wandi bona kugira none se kuki yashakaga iby'imihanda byanze wende wowe wanyine mu cyaro usubiyeyo bavuga ati umukobwa avuye i Kigali ibyo yashakaga ko mvuga wasubirayo umeze ute rata kambabwira ufite ingurube we abakobwa ntibakajye babigiraho indyarya ntukigira umuntu indyarya bunabagura izindi rero abazitungisha oya ntukajye wigiraho umuntu indyarya mukanyo ubwawe ndakubajije ngo ko waje mbere ufite iki nyuma ya hano kuri kamera uburiho arangije aravuga ngo biri prive kandi we yashaka ko ibintu byanjye mbivuga urumva se uburyarya butarimo aho niki iyo umuntu ari kukubaza gutya nakubaje ngo bwize iki byibuze ibintu agiye kumakazi umuntu ushaka umuntu ushaka azambwire nimero azansanga ntumaho bankafurisha sinaguhamagara ukaza ukamfurira nkakwishyura ariko kino kimara kiba kiri mu biki urugero akosaka uramutse uzi gusuka se ntago naguhamagara ukaza ukamfurira mwana w'imenyero uramutse uzi gukora inzara sinaguhamagara ukaza ukankorera inzara ibyo 10,000 njya gutanga nakubaza ngo ko waje kera ukora iki kutansubiza nakuvuga ngo naguze byamunaniye ntago azi icyo akora nyine ubwo ukora amanywa nijoro nyine nawe uri mu bakora amanywa nijoro afite ingurube
nibyo binavuga ko ushobora kuba uzi no gusuka nkajya nkwamagara avuga ati ngwino yego usuke nibyo 2020 nkabiguha. hari umwuga wundi ufite w'amaboko nakubwiye ngo umuntu bishaka zamamagare hano ntabwo ndimo kwamamaza icyo nshaka gukora rwose. Nusi wicaye hano uri gukora. Oya dufite ibyo twaje kuganiraho. Nta kintu twaje tuvuga ngo tuje kuganira kuri iki. Twicaye nta kintu twaje dufokasinga aho tuje kuganira. Rero turi kuvuga amakuru y'ingenzi ngo nuza ngo mugashyekero ngo urabona ngo umugore n'umugabo barwanye tuje gufata no makuru. Kuzihema. Twicaye nta kintu turi twafokasinze kuganiraho tukuganira nk'abantu. Ubuzima bwanjye nashaka kukuvuga. Wabuzanye imihanda. Ubuziho nta na kimwe ubuziho. Umva nta na kimwe ubuziho. Ubitandukanye rero ubikenera kubimenyera hano ntabwo usigera umenya. Nzabumenye nanjye bwanjye tunabumbwiye cyane butegereze rero icyo gihe aribwo uzabona icyo kuvuga ariko ubu ngubu stop kugira inama bino bintu biramutse byanze wako byaje kera ufite iki ngese urangenderaho kawo nakabaye mfite experience ku buryo umbwira ati rero ibi byanze ukora ibi ako bimba ntabyo ako ngera ikintu rimubajije nimba nta n'igihari haranira ko hari icyo uzava muri ibintu nyine waho nyine kiri he nakubwiye ko mfite ingurube 8 urishobora kuzifite cyangwa uraziyitirira wasa n'iziwanyu zigira izawe uzaze tujyane. Yes ndabona ahangaha rero byanze nakawa mugani ngo igiti iyo cyanze kubyina neza ngo umuyaga urakigisha ngo ariko ngo niyo byanze ngo kiravunika uno wo mugani w'ikinyarwanda ko kandi ngo nyamwanga kumva ntiyageze gute niyanze no kubona siyeke ikintu kimwe nakubwira shere wanjye sinkwanze sibyo oya yasunyaza sunankunde kuko nago nundi se wankunda utankunda wawe nacyo wankoraho wankunda utankunda nacyo wankoraho n'umutima mubi ariko uzagerageze bino bintu nunabivamo uzagira ikintu ku ruhande kizagufasha kuba iyo uza gukenera yo kubimbwira ibyo bintu wari kureka kuko hano aha twese duhagaze tuba turi gucuruza nkuko ndi gucuruza ego nafite curuza nabahuje yari kureka izo kamera ikazima ikavuga ati rero umwana w'umukobwa nimba waraje gushaka uriya mugabo bikaba bizanga uzakore gutya umuntu arahangaha arimo aravuga iki su ibyanga uzashake uzaba ufite ikindi kintu ku ruhande kizatuma ubaho urinde se wowe ugena ubuzima bw'umuntu uko buzabaho urinde nyine urinde ntabwo uri imana yamurinde umwuka umuntu ahumeka ntabwo ari wowe uta nanjije kuruta iki akoseririya kuki abantu bose gwicezenya nabo muhora n'abakwita rego injiji zicarana n'injiji ariko no kumenya ngo umuntu ari oya injiji zicarana n'injiji kuko nawe baye ufite ubwenge ni wakicarana n'injiji ngo muganuze kureba nzovu ufite hari yawe irimo umbishara waje kukubaza ati kuki yagenze gutya yes reka dusoreza ahangaha wenda ikindi gihe tuzongera duhure wenda hari umbwira uti byagenze gutya nyamara ya nama yari nziza reka dusoze tukihinira ahangaha nje mwumvaga inyuma ya kamera kuri mikoro ni wa muhungu wanyu Dani Gitatere cya Mutabazi rutarimbana ibinyoma intore idatora kana ni keza nzovu n'ibyanga naga azabura umugabo agize ibona no mu diaspora bebe ayumva bari